ishema ryacu twahigira abandi n'umusaraba w'umwami wacu Yesu Kristo. Ishema ryacu twahigira abandi n'umusaraba w'umwami wacu Yesu Kristo. Twere kubaho twivovota, twijujuta, dutuka Imana cyangwa se tuvuga ngo tugiye kwiyahura, ahubwo tubona imbaraga zo kuheka nkuko Yesu Kristo yawuhetse, kandi nyuma yabyo haba hihishe inema n'imigisha by'Imana tutabonesha amaso yacu, tuzabona igihe nikigera. Nta buzima bw'umukristo bwitandukanya n'umusaraba. Nta pasika itabanjirijwe n'igisibo. Mu gisibo ni igihe gikomeye cyo kuzirikana kubabare ku musaraba no ku rupfu rwa Nyagasani Yesu Kristo. Bakunze inshuti mukurikira ibiganiro byacu kuri YouTube channel Paroisse Vincent Paruti Gikondo, aho muri hose hirya no hino ku isi, turabasuhuje. Dusuhuje kandi ku byo gumwihariko abakristo bari mu gisibo, abakristo gatolika bari mu gisibo. Nkuko rero mubyumva tugiye kuvuga ku gisibo uyu munsi, tukaba twatumiriye umutumirwa. N'umutumirwa ariko akabana nyurugo kuko ni padiri mukuru w'iyi Paroisse Gikondo, Padiri Jean Pierre Nsabimana Mihigo. Ni n'ubwa mbere kuva dutangiye YouTube channel tugiye kumubona aratangira anasuhuza abadukurikira kuri uru rubuga, cyane cyane ko urubuga rwa Paroisse ayobora. Murakoze. Mbanje kubasuhuza mwese, suhuza abakristo bacu gatolika, cyane cyane aba Paroisse yacu ya Gikondo n'abandi hirya no hino ku isi. Turi muri iki gihe gikomeye cy'igisibo twitegura pasika yacu. Ndabasuhuje rero, mukomeze mugire amahoro y'Imana. Murakoze mujya amahoro y'Imana padiri. Turi mu gisibo nkuko maze kubivuga, muti ni igihe gikomeye cya Kiliziya Gatolika. Turagira ngo mufashe n'abadukurikira gusobanukirwa n'igisibo icyo ari cyo. Igisibo ni iki, gisobanuye iki muri Kiliziya Gatolika? Murakoze. Igisibo rero nkuko tubimenyereye kandi tubizi, ni igihe gikomeye kandi gitagatifu, kuko ari igihe cyo kugarukira Imana, ni igihe cyo kwisubiraho, ni igihe cyo guharanira ubutungane. Ni urugendo rw'iminsi 40 rutuganisha ku munsi mukuru wa Pasika. Ubwo twatangiraga igisibo, ababashije kujya mu misa mwarabyumvise, Paulo mutagatifu yatubwiye ati ubu rero duhagarariye Kristo, turabinginze mu izina rya Nyagasani Yezu nimureke Imana ibigarurire. Iyi minsi rero twatangiye ni iminsi ikomeye kandi mitagatifu yo kugira ngo buri wese ku rwego rwe Imana ibashe kumwigarurira, abashe kurushaho kugira ubuzima, kugira umubano n'Imana, kuvugurura umubano we, kandi ibyo akora byose nyine bibashe kurushaho kumutagatifuza no kumwegereza ubwiza bwa Nyagasani. Ubwo twatangiraga icyo gisibo, umuhanuzi Yoweli yatubwiye ati nimushishimure imitima yanyu, musigeho imyambaro yanyu. Ari ugushaka kutubwira ko igisibo ari igihe gikomeye kandi tagatifu, kikaba n'urugendo rw'umutima, urugendo gukorerwa ku mutima. Buri wese ahamagariwe kurushaho guhindura imitima, umutima we ukaba umutima mwiza, umutima unogeye Imana ndetse unogeye n'abantu, kandi ibyo byose akabikora mu bwiyumanganye no mu bwiyoroshye, nk'uko babitubwiye mu ntangiriro bati icyo uzakora cyose ntuzavuze ihembe kugira ngo ubashe kumenyekana, ahubwo icyo uzakora cyose uzagikore mu bwihisho cyangwa se mu bwiyumanganye, maze so wo mu ijuru umenya ibyihishe, ubona ibyihishe azabikwiture. Natwe rero ibyo duhamagariwe gukora byose muri iki gihe cy'igisibo no kubikora mu bwiyumanganye, atari kugira ngo abantu bakubone, ahubwo ari kugira ngo ubonwe n'Imana gusa, maze bibashe kurushaho kugufasha kwitagatifuza no kurushaho kunogera Imana. Muri make rero navuga ko igisibo ari igihe gikomeye kandi gitagatifu, kidufasha kurushaho kwisubiraho, kugarukira Imana, guharanira ubutungane
kugira ngo ubuzima bwacu bwose burusheho kunogera Imana no kunogera abantu. Muti igisibo ni igihe gikomeye, igihe gitagatifu buri wese yitagatifurizamo. Ese tugiranyije n'indi minsi mikuru ya Kiliziya, kuki tuva ku igisibo gikomeye? Ni igihe gikomeye kuko ni igihe kigutegurira Pasika ya Nyagasani. Burya twebwe nk'abakristu, cyane cyane abakristu gatolika ndetse n'abandi bakristu bose, ukwemera kwacu gushingiye kuri Pasika, gushingiye ku rupfu n'izuka bya Nyagasani Yezu Kristo. Niyo mpamvu rero iki gihe ari igihe gikomeye kuko bidufasha kuzirikana by'umwihariko iryo banga cyangwa iryo hame rikomeye ry'ukwemera kwacu, ni ukuvuga umubabaro, urupfu n'izuka bya Nyagasani Yezu. Niyo mpamvu iki gisibo kiza gusozwa n'icyumweru gitagatifu, icyumweru tuzagiramo wa kane mutagatifu aho tuzirikana iremwa ry'Ukaristiya, wa gatanu mutagatifu ibabara n'urupfu bya Nyagasani Yezu Kristo, noneho na Pasika ari byo bizuka bya Nyagasani Yezu Kristo. Ibi bihe rero ni ibihe bikomeye kandi bitagatifu kubera ko nyine bitwinjiza muri iryo banga rikomeye ry'ukwemera kwacu gushingiye ku rupfu n'izuka bya Nyagasani Yezu Kristo. Tugarutse ku izina igisibo, tukabihuza n'itegeko rya 5 rya Kiliziya ridusaba gusiba nk'uko Kiliziya ibitubwiriza. Dusiba iki? Ni bande basiba? Nk'uko mubivuze rero koko nibyo, muri iki gihe cy'igisibo hari imigenzo 3 y'ingenzi Kiliziya ihamagarira buri mukristo. Harimo ugusenga, hakabamo ugusiba no kwigomwa, ndetse hakabamo no gusangira n'abandi. Igisibo rero ni igihe gikomeye kandi gitagatifu cyo kurushaho gusenga. Gusenga by'ukuri ni ugushyikirana n'Imana. Iyi minsi ni iminsi nk'uko nabivuze yo kurushaho gushyikirana n'Imana buri wese ku rwego rwe. Atari bya bindi byo gusa byo kuvuga amasengesho, kuko nk'uko mubizi harimo abantu hari igihe ushobora kuvuga amasengesho ariko utasenze. Kwa kundi umukristo uvuga ngo ari kuvuga ishapure akayivuga akayirangiza, ariko mu by'ukuri atasenze ari kuvuga nk'uyivugira inkuru zindi. Akamukristo akavuga ngo ngiye kumva misa, akayumva nyine nk'uko wumva radio ugataha nk'umvise ikiganiro, ariko nta sengesho ririmo. Ndetse yewe na padiri akaba yavuga ngo ngiye gusoma misa, nawe akayisoma nyine ahereye ku bya mbere kugeza ku rya nyuma, ariko nta sengesho ririmo. Igisibo rero ni igihe gikomeye kandi tagatifu cyo kurushaho gusenga no gushyikirana n'Imana, ugashyikirana nayo, ukayitega amatwi, ikakubwira icyo ikwifuzaho, ukwikubona, ndetse nawe ukagira icyo uyibwira, byaba ngombwa ukanayisaba, wayisaba imbabazi kandi ukanayishimira ku byiza byose ikomeza kukigirira. Igisibo rero ni igihe kidasanzwe nye cy'umwihariko cyo kugira ngo abakristo barusheho gusenga, barusheho gushyikirana n'Imana, ubuzima bwabo bwose burusheho kuba koko buyobowe n'ingabire za Roho Mutagatifu. Icya kabiri ni ugusiba. Nk'uko mubyumva iryo jambo nyine ririmo gusiba nk'uko wahuze ubimbaza. Gusiba rero ni ugusiba nyine. Ariko cyane cyane twebwe nk'abakristo cyo duhamagariwe gusiba ni ugusiba icyaha. Icyaha ni iki? Icyaha ni ikintu kibi ukora ubizi kandi ubishaka, kikagutandukanya n'Imana, kikagutandukanya n'abavandimwe. Igihe cy'igisibo rero ni igihe gikomeye cyo kurushaho gusiba icyaha, gusiba ingeso mbi, gusiba ibyo byose bidutandukanya n'Imana, bikadutandukanya n'abavandimwe bacu. Ariko nk'uko mubizi, igisibo ntabwo ari abagatolika bonyine basiba gusa. N'abayisilamu barasiba, abarokore bariyiriza, n'abandi bagenda bakora igisibo ku buryo butandukanye. Nkaba mvuga rero ngo igisibo cyacu ho gitandukanye n'icyabo, nuko twebwe ibyo twasibye, ibyo twigomwe, nibyo kugira ngo dufashe abandi. Yariyo ya ngingo ya 3 nza kugarukaho mu kanya yo gusangira, ariko no kuvuga ngo ibyo usiba byose ntabwo usiba kugira ngo usibe,
bwa mbere navuze ko usiba icyaha, usiba ingeso mbi, usiba ikigutandukanya n'Imana mugenzi wawe, ariko hakabamo no kwigomwa bigushimisha, kwigomwa bimwe mu byo utunze, kugira ngo ibyo byose bibashe kugufasha kwegera abandi. Nk'ayandi madini rero cyangwa amatorero, harimo aho ugera ugasanga abantu ngo basibye, mu gitondo akiyiriza, saa sita akiyiriza, byagira nimugoroba akavutura. Na bya bindi yari yasibye mu gitondo na nimugoroba byose ni nkaho yabyibikiye, yabishyize nko muri banki ye kugira ngo abirye. Ariko kuri twebwe abakristu gatolika ntabwo ariko bimeze. Twebwe ibyo twasibye cyangwa dusiba kugira ngo ibyo twasibye tubashe kubifashisha abandi, tubashe kubisangira n'abandi. Niyo mpamvu umugenzo wa gatatu badusaba muri iki gihe cy'igisibo ni ugusangira n'abandi ibyo dutunze, gusangira n'abandi ibyo dufite, ibyo twigomwe, kugira ngo tubashe kurushaho nyine kubagaragariza uwo mutima wa kivandimwe n'umutima w'urukundo. Niyo mpamvu igihe cy'igisibo ni igihe cyo gukora ibikorwa by'urukundo ku buryo bw'umwihariko, kwibuka abashonje, kwibuka abarwayi, kwibuka abafunzwe, kwibuka abari mu kaga, ukibuka imfubyi n'abapfakazi, ukibuka abo bose bashikamiwe, kwibuka n'abandi bantu bagowe cyangwa bihebye kubera ubuzima butandukanye. Igihe cy'igisibo rero ni igihe gikomeye kandi gitagatifu cyo kurushaho kwibuka undi. Muri bimwe Kiliziya iduhamagarira, kandi na Papa wacu Francisco yaduhamagariye, ndetse n'umwepiskopi wacu Kardinali Antoni Kambanda, badusaba ko muri iki gihe cy'igisibo twirinda kwihugiraho, ahubwo ugatekereza no ku bandi, cyane cyane aho ngabo baciye bugufi, cyane cyane aho ngabo bari mu kaga, cyane cyane abo ngabo bari mu bigeragezo. Akaba ari bya bikorwa by'urukundo rero twese duhamagariwe kurushaho gukora no kubamo muri iki gihe cy'igisibo. Dutangira iki gisibo, Pawulo Mutagatifu yarabitubwiye ati, mu gihe gikwiye, nk'uko Imana ibitubwira, ati mu gihe gikwiye numvise isengesho ryawe, ku munsi w'uburokorwe naragutabaye. Ati ngiki koko igihe gikwiye, nguyu koko umunsi w'uburokorwe. Bivuga ngo igikorwa cyose cy'urukundo, igikorwa cyose cy'ubutabazi, cy'ubutabera, igikorwa cyose cy'ubupfura ukora muri iki gihe cy'igisibo, wagiteguye kandi wagisengeye, ukironkeramo umugisha w'Imana, bikagufasha kurushaho kwitagatifuza no kuronka imigisha ituruka ku ijuru. Ngaha rero tuvuga nyine ko iki gihe ari igihe gitagatifu, buri mukristo wese yakwiye kuronka izo ngabire, iyo migisha yose igufasha kurushaho kwegera Imana, kwegera umuvandimwe wawe, kandi ukabironkeramo n'umugisha uturuka ku ijuru. Muvuze ko mu ntangiriro y'igisibo umuhanuzi Yoweri mu magambo ye yasabye ko bareka gushishimura imyambaro, ahubwo bagashishimura imitima. Kandi muti tuzi ko bavuga ngo icyo ukuboko kw'iburyo gutanze, ukw'ibumoso ntikuzakimenya. None birumvikana ko ari ugusiba ku mutima nk'uko babivuze, gusiba icyaha, gusiba ingeso mbi, ko ntaho bigaragarira, ko ntaho bisabwa kwandika ngo nasibye ibi ngibi. Aho umwanya w'igisibo kuri bamwe ntiwaba nk'umwanya ubafasha wenda kwishushanya no kwiyorobeka, kugira ngo nikirangira bazikomereze ubuzima busanzwe. Nkeka ahubwo ko bitandukanye n'ibyo ngibyo, kuko ubwo twatangiraga igisibo mu isomo badusomeye mu Ivanjili ya Matayo, Yezu Kristo arabisobanura ati, nujya gusenga uzinjire mu cyumba cyawe, ufunge, maze usenge, so ubonye ibitagaragara azabikwitura. Ngo uzirinde kujya mu mayira abiri nk'uko indyarya zibigenza, ahubwo wowe uzajya hiherereye usenge, udashaka kubonwa n'abantu, ahubwo ushaka kubonwa n'Imana gusa. Ngo naho indyarya zo zijya hagati mu mayira abiri kugira ngo zibonwe n'abantu, ngo ndababwiza ukuri ko igihembo cyazo kiba cyazibonye. Wowe rero nushaka gusenga, genda mu nzu wifungirane, kugira ngo ibyo ukora byose bibonwe n'Imana, atari gushaka gushishimwa n'abantu.
ndetse no gusiba. Igihe mwasibye ngo ntimugakambye agahanga nk'uko indyarya zibigira, ngo zibaza gukambya agahanga kugira ngo abantu bose bamenye ko zasibye. Ngo wowe nusiba uzajye uzisiga amavuta, uzisige ku buryo n'umuntu atazamenya ko wasibye, maze bibonwe gusa na so ubona ibyihishe, urahatagaragara, so umenya ibyihishe azabikwitura. Ngo n'igihe mugiye gufasha ntimugavuze ihembe muhamagara muvuga ngo ngiye gufasha, ngo muze murebe ngiye gukora igikorwa cy'urukundo. Oya, ahubwo igihe ugiye gufasha ikiganza cyawe cy'ibumoso ntikikamenya icyo icy'iburyo cyakoze, bizamenye gusa na so urahihishe ubona ibitagaragara, maze azabikwitura. Niyo mpamvu rero tuvuga ko iki gisibo ni urugendo rwo ku mutima. Badusaba gushishimura imitima yacu, guhindura imitima yacu, ariko tugasigaho imyambaro yacu. Ibyo byose bituma twiyerekana cyangwa twigaragaza hanze, ahubwo ibyo dukora byose biba urwo rugendo rw'imbere, urugendo rw'umutima rumenywa gusa n'Imana, kandi rukaduhindura kugira ngo ubuzima bwacu bubashe kurushaho kuba bwiza no kurushaho kubaka ingoma y'Imana mu bantu. Murakoze. Mu myiteguro igaragara mu gihe cy'igisibo cyane cyane mu kiliziya, habamo impinduka igagaragarira mu myenda ya liturujia, aho bambara ibara rya move, ndetse no mu ndirimbo ntibashyiremo Alleluia na Gloria. Ariko mu muteguro hagagaragaramo ikindi kintu kugira ngo mudufashe gusobanukirwa. Mu mwanya w'indabyo tumenyereye kuri alitari cyangwa imbere ya alitari tuhasanga amahwa. Ari amahwa nk'umuteguro mu gihe cy'igisibo asobanuye iki? Urakoze nk'uko koko ubivuze. Umuntu aramutse yitegereje ibikorwa mu gisibo cyangwa ibyo kiliziya idusaba cyane cyane mu bihe bya liturujia, wakeka ko igisibo ari igihe cy'agahinda, kuko mu gisibo ntituririmba Alleluia, mu gisibo ntituririmba Gloria, mu gisibo nta n'amasakaramentu atangwa, cyane cyane ya yandi akurura ibyishimo nk'ubukwe, isakaramentu ryo gushyingirwa, yewe n'iryabatisimu, yewe n'andi masakaramentu ayo ngayo akurura ibyishimo. Mu gisibo twambara wa mwenda wa move, uriya mwenda ubundi dusanzwe twambara iyo turi gushyingura. Ibyo byose rero bikaba byatuma umuntu akeka ko igisibo ari igihe cy'agahinda, nyamara ntabwo ariko bimeze. Ntabwo ari igihe cy'agahinda, ahubwo ni igihe gikomeye kandi gitagatifu, kuko ari igihe cyo kugarukira Imana, ari igihe cyo kwisubiraho no guharanira ubutungane. Nta kindi gihe cyaba cyiza mu buzima bwa muntu cyaruta icyo gihe cyo kurushaho gusa n'Imana, kurushaho kwanga icyaha, kurushaho kwitagatifuza, kurushaho guharanira ubutungane. Ibyo byose rero nibyo tuzirikana mu gihe cy'igisibo, bikadufasha nyine kurushaho natwe guhinduka, tugahinduka beza, tugahinduka bashya, atari iby'igihe cy'igisibo gusa, ahubwo ari n'ibizaduherekeza mu buzima bwacu bwa buri munsi. Umbajije rero ku byerekeranye n'amahwa, nabyo ni byiza. Nk'uko twahoze tubivuga, igisibo ni igihe gikomeye kandi gitagatifu cyo kuzirikana ku ibango rya Pasika. Ibango rya Pasika rihurirwaho n'ububabare, umusaraba, urupfu n'izuka bya Nyagasani Yezu Kristo. Mu Gifaransa nibyo bita le mystère pascal. Akaba ari naho kwemera kwacu gushingiye. Kwemera kwacu gucingiye kwibabara, urupfu n'izuka bya Nyagasani Yezu Kristo. Ibyo byose rero no kugira ngo bitwibutse ko nta buzima bw'umukristo bwitandukanya n'umusaraba. Nta Pasika itabanjirijwe n'igisibo. Mu gisibo ni igihe gikomeye cyo kuzirikana kubabare, ku musaraba no ku rupfu rwa Nyagasani Yezu Kristo. Niyo mpamvu mwumva ko mu gisibo iteka ryose dukora inzira y'umusaraba. Ku isi yose, muri kiliziya yose haba inzira y'umusaraba, ari bwa buryo bwo kuzirikana ku buryo bwihariye ububabare, umusaraba n'urupfu Nyagasani Yezu Kristo yanyuzemo kubera urukundo dukunda, byose bikaza kurangizwa n'izuka rye n'ibyishimo bye. Natwe rero mu gihe cy'igisibo ari amahwa, no kugira ngo twibutse ko waducunguye cyangwa umukiro wacu wanyuze ku musaraba. Umwami wacu ahetse ikamba ry'umusaraba,
umwami wacu ni wa wundi wabambwe ku musaraba. Niyo mpamvu rero ariya mahwa atwibutsa kugira ngo mu buzima bwacu ntitukajye tubaho twidamariye gusa ngo twibwire ko byose twageze iyo tujya cyangwa twafashe Imana akaguru, cyane cyane ko iyo byose burya bigenda neza, iyo byose ari sawa sawa, uhinga ukeza, ucuruza ukunguka, ubyara ugaheka, ushakashaka ukaronka, hari igihe wigira karaha hakajyaho ukagira ngo wageze iyo ujya cyangwa wafashe Imana akaguru. Igisibo rero ni igihe cyo kugira ngo ca bugufi, icyubahiro giha Imana, kandi wibuke ko umukiro wacu dufite wanyuze ku musaraba. Umusaraba ni ikintu cy'ingenzi mu buzima bw'umukristo. Igisibo rero ni igihe gikomeye cyo kugira ngo tuzirikane ku musaraba wa Yezu Kristo, tuzirikane ku babare yagize, ku rupfu yagize kubera kudukunda, ariko kandi no kwizuka rye, kuko nibyo ryarangije byose, biduha ubugingo bushya bw'abana b'Imana. Murakoze kuri ibyo bisobanuro muduhaye, bidufashije kumva neza icyo igisibo ari cyo, uburyo twagombye kubyitwaramo, cyane cyane kwitwararika, gusiba icyaha, kwitwararika ibikorwa by'urukundo, ndetse n'uyu mugenzo w'isengesho rya genza y'umusaraba, aho tuzirikana umusaraba Kristo yabambweho. Ariko muri iki gihe nyakubahwa Padiri, abakristo benshi bafite imisaraba yihariye. Nta mpungenge cyangwa se nta mpungenge mubona ko abakristo ashobora kuza mu nzira y'umusaraba, aho kugira ngo atekereze inzira y'umusaraba Kristo cyangwa umusaraba Kristo yabambweho, ahubwo akaguma mu musaraba ahetse we mu rugo, cyangwa ibibazo bye afata nk'umusaraba? Nabyo ni byiza. Umukristo ntabwo agomba kwirengagiza n'uwo musaraba ahetse, kuko nawe ugize nyine ni kimwe mu bigize ubuzima bwe. Inzira y'umusaraba iyo tuyikora, nahoze mbivuga mu kanya ko ni ukuzirikana ku buryo bw'umwihariko ububabare, umusaraba, urupfu umwana w'Imana yanyuzemo kugira ngo aducungure. Tuzirikana ko wa mukiro wacu wanyuze inzira y'umusaraba, ariko kandi tuzirikana uwo nzira y'umusaraba kugira ngo natwe tubashe kumenya ko nta buzima bw'umukristo bwitandukanye n'umusaraba. Buri muntu wese yakwiberaho yumva adamaraye gusa adashaka umusaraba. Ubundi buriya mu buzima nta muntu ukunda umusaraba. Umusaraba iyo wavuze umusaraba wumva ari ikintu cyo guhunga, wumva ari ikintu kitari cyiza, ariko kuri twebwe abakristo umusaraba kuva Yezu Kristo awupfiraho wabaye ikimenyetso cy'umukiro. Tunabiririmba kenshi mu buzima bwacu, mwishema ryacu twahigira abandi n'umusaraba w'umwami wacu Yezu Kristo. Ishema ryacu twahigira abandi n'umusaraba w'umwami wacu Yezu Kristo, kuko uwo musaraba twaronse umukiro, twaronse ubuzima, twatsinze icyaha, twatsinze urupfu, twaronse ubuzima bushya, byose binyuze kuri uwo musaraba. Umukristo rero ikizakubwira ko amaze gukora mu kwemera nuko atabona umusaraba nk'ikimenyetso cyo gutsindwa, ahubwo nk'ikimenyetso cy'intsinzi. Victoire ni ikimenyetso cyo gutsinda. Yezu Kristo yawutsindiyeho urupfu, yawutsindiyeho icyaha, awutsindiraho ubugizi bwa nabi. Ubwo rero umusaraba tubona nk'ikimenyetso cy'intsinzi, ntabwo ari ikimenyetso cyo gutsindwa. Ndetse na Yezu ubwo arabyivugira rega mu Ivanjiri ya Yohani ngo rega ubuzima bwanjye ntawubunyaga ni njye ubutanga. Yitanze abishaka, yitanze abikunze, kubera ko yari azi agaciro bifite ko ari ugutanga umukiro w'abana b'Imana wa bene muntu. Umukiro wacu rero twishimira nk'abakristo, tujye tuzirikana ko ari umukiro wanyuze ku musaraba. Buriyo dukora inzira y'umusaraba ni uburyo bwo kugira ngo twongere twakire wa mukiro Yezu Kristo yatuzaniye wanyuze ku musaraba, bikadufasha no kurushaho kwakira natwe imisaraba yacu. Burya nta kintu kibi nk'umukristo waho iteka ryose agononwa, nk'umukristo wese uhora iteka ryose yijujuta, kijujutira Imana cyangwa kijujutira ibindi, ahubwo umukristo nyawe ni uwemera gutwara umusaraba we akawuheka. Kandi Yezu Kristo arabitubwira ati ushaka kunkurikira niyikorera umusaraba we maze ankurikire. Iyo avuga gutyo rero ntabwo abatubwira ngo nimugende mujye gucurisha igiti cyangwa mujye gucurisha icyuma ngo mwikorere icyo giti ngo muba mwikoreye umusaraba wanyu. Oya, ni imisaraba y'ubuzima bwacu.
umusaraba wawe ushobora kuba ari uburwayi bwawe bwakunaniye. Uburwayi bwakunaniye ntabwo uvuga ngo reka nivumbure cyangwa niyahure. Umusaraba washobora kuba ari umuvandimwe mu bana wakunaniye, ashobora kuba ari umugabo wawe, ashobora kuba ari umugore wawe, ashobora kuba ari umwana wawe wakubereye agasaraba ngo ugaheke, ashobora kuba ari umuturanyi, ashobora kuba ari umukozi, ashobora kuba ari umukoresha. Guheka umusaraba wawe rero kugira ngo wereke wakire uwo musaraba, wakire uwo muvandimwe. Niba umugore wawe yakunaniye cyangwa umugabo wawe yakunaniye, umuti ntabwo ari ukuvuga ngo mbishingutsemo ngo mbivuyemo, oya, ahubwo twaza ubuheke, kandi no wakira no kwemera no kwizera. Buri inyuma yabyo abahihishe inema n'imigisha by'Imana utabonesha amaso yawe, uzabona igihe nikigera. Mutagatifu Tereza w'umwana Yezu ni bitubwira neza ati umusaraba niyo nzira umwana w'Imana yanyuze, niyo nzira umubyeyi Bikira Mariya yanyuze, niyo nzira abatagatifu bose twizihiza banyuze. Wowe se wawanga nkandi? Iyo twikorera inzira y'umusaraba n'uburyo bwo kugira ngo dusabe natwe ingabire zo kwakira imisaraba yacu. Were kwivumbura ngo umwana yakunaniye, harimo ababyeyi ujya kumva ngo yaciye umwana we. Ibyo ntibikabi ngo n'ibyaye ikibozi gakirigata. Uyu umwana yarandakunaniye, yenda niko gasaraba Nyagasani yaguhaye kugaheke. Nugaheka no kwemera no kwizera, uzaronka imigisha y'Imana yihishe inyuma yabyo. Niba ari ubwo burwayi bwawe urivuza bikanga ukagira gute, niko gasaraba Nyagasani yaguhaye kuko azi impamvu yako. Kandi burya ngo ntabwo Imana iguha umusaraba udashobora gutwara, iguha umusaraba izi neza ko ushobora kuwutwara. Niba yenda umaze igihe mu bushomeri, Imana yenda izi ko iramutse iguhaye akazi wakwirata cyangwa wagira ubwibone, isaha ntiragera ikakurekera ubwo bushomeri kugira ngo witagatifurizemo. Buriya rero iyo dukora inzira y'umusaraba no kugira ngo dusabe natwe imbaraga zo kwakira imisaraba yacu, twere kubaho twivovota, twijujuta, dutuka Imana cyangwa se tuvuga ngo tugiye kwiyahura, ahubwo tubone imbaraga zo kuheka nkuko Yezu Kristo yawuhetse, kandi nyuma yabyo haba hihishe inema n'imigisha by'Imana tutabonesha amaso yacu, tuzabona igihe nikigera. Tereza w'umwana Yezu arakomeza ati umusaraba ni inzira umwana w'Imana anyuramo ngo adukize, ni nayo muryango natwe tunyuramo kugira ngo twakire umukiro w'Imana. Icya kabiri navuga ku nzira y'umusaraba nuko buryo dukora inzira y'umusaraba no gusabira abo bose bababaye, abo bose baremerewe n'imisaraba yabo. Ubu ngubu twicaye aha ngaha, ubu hari abantu benshi bababaye, hari abantu benshi bihebye, hari n'abumva bajya kwiyahura kubera ko baremerewe n'umusaraba wabo, n'agasaraba kabo karabaremereye. Buriya dukora inzira y'umusaraba tuti Nyagasani uko wemeye kwakira inzira y'umusaraba ukabona imbaraga zikawugutwaza bikakugeza kwizuka, tukweretse nabo bose baremerewe n'imisaraba yabo, abo bose bihebye, abo bose bumva barambiwe n'ubuzima cyangwa n'umusaraba wabo, kugira ngo mu rukundo n'impuhwe byawe wongere bagoboke, ubahe imbaraga zo kurushaho gutwaza bajya mbere. Icyanyuma yenda navuga ku byerekeye umusaraba n'inzira y'umusaraba ni no gusaba kugira ngo mu buzima bwacu twirinde kubera abandi imisaraba. Buri wese umusaraba uramuhagije, ntugashake kumwongereraho undi. Ngo nawe ni ingabire y'Imana kwirinda kubera abandi imisaraba. Abandi barinda binuba bakwijujutira, bakubona bakabuvuga bakomba bakwinubye kubera ko baremereye cyangwa babuze uburyo n'amahoro. Niyo ngabire yo gusaba twirinde kubera abandi imisaraba, ahubwo tubabere ibimenyetso by'urukundo n'impuhwe, maze ubuzima bwacu bwose burushaho kunogera Imana n'abantu. Murakoze. Tugana ku musozo rero, hari akabazo k'amatsiko. Igisibo muvuga ko ako tuvuga ko ari urugendo rw'iminsi 40. Iyo tubaze kuva ku munsi w'ivu kugera kuri Pasika tubona iminsi 47. Iyo minsi yindi 7 izimirizwa hehe? Buri rero mu gisibo ntabwo hari iminsi itabarirwamo, cyane cyane iminsi y'icyumweru. Iminsi y'icyumweru ntibarirwamo, noneho hakaba n'iminsi mikuru y'icyumweru gitagatifu. Iyo ngiyo yibaze neza ukayibaramo, usagusanga guhera kwa gatatu w'ivu kujya kuri Pasika, uvanyemo iyo minsi y'icyumweru ukavanamo n'iyo minsi y'icyumweru gitagatifu imwe n'imwe, uzagusanga ko ari iminsi koko 40. Kubera iki iminsi 40? Iyo minsi 40 itwibutsa ya myaka 40 abana ba Isiraheli bamaze mu butayu berekeza mu gihugu cy'isezerano. Bavuga ngo bavuye habi barajya heza. Bari bari mu bucakara, bari ahantu habi baragowe. Imana yaza yifashishije Musa
ibavana mu gihugu cya Misiri ibajyana mu gihugu cy'isezerano ngo bamara imyaka 40 yose mu butayu. Ikigo ni kimwe kitwibutsa nyine n'urwo rugendo rutagatifu rutujyana mu gihugu cy'isezerano. Isezerano ryacu ni Pasika, ni isezerano ryacu n'ubuzima n'izuka, no kuzukana Nyagasani Yezu Kristo. Icya kabiri ni ya minsi 40 umuhanuzi Eliya yamaze ngo azenguruka, ngo yazengurutse iminsi 40 n'amajoro 40 agenda asenyagura ibigirwamana bya Bahari. Kuko abantu bari barahaye gusenga ibigirwamana bakabyimika hirya no hino. Umuhanuzi yamaze iminsi 40 azenguruka agenda asenyagura bya bigirwamana byose. Igisibo rero ni igihe nyine cyo gusenya natwe ibigirwamana bitandukanye tuba dufite, ibyo twarimitse cyangwa twarayobotse cyangwa twarakurikiye. Ibyo byose bitubuza kwitagatifuza, tugahindura imitima yacu ikabareka kuba imitima yibuye, ahubwo ikaba imitima y'umubiri, imitima y'ibyishimo n'amahoro. Iyo minsi 40 kandi ni ya yindi Uhoraho yabwiye umuhanuzi Yonasi ngo genda ujye Ninive abantu bari barigometse, barigize ibyigomeke. Uhoraho yohereza umuhanuzi Yonasi ati genda ubabwire, hati hasigaye iminsi 40, niba mutisubiyeho mwese murarimbuka. Umwami aza kumva iryo jambo, ategeka ko abantu bose bihana muri iyo minsi 40 ngo bakisiga ivu bakarambarara hasi, n'amatungo yewe ngo bayategeka gukora igisibo. Ngo amaze iminsi 40 yangiye, igihano Imana yari yabateganyirije ntiyabikigishyizeho. Bivuga ngo mu gisibo iyo twicujije tukihana tukisubiraho, Imana iratubabarira, ndetse n'ibihano cyangwa n'ibindi byari bidutegereje kubera ibyaha byacu n'ingeso mbi zacu, Imana irabidukiza. Yani iminsi mitagatifu, iminsi yo kwisubiraho, iminsi yo kwihana. Kandi iyo twihanye tugasaba imbabazi nk'uko abanyaninive babigenje, imigisha y'Imana itumanukiraho, imigisha y'Imana itoyironka. Ariko kandi iyo tunangiye umutima tukanga kwisubiraho tukigomeka, uburakari bw'Imana ntibutinda kwigaragaza nk'uko byagendekeye muri Sodoma na Gomora. Iyo minsi 40 rero nanone mu isezerano rishya ni ya yindi umwana w'Imana yamaze asiba kurya, ngo yagiye mu butayu ngo amara iminsi 40 n'amajoro 40 atarya atanywa ahubwo asenga. Ni iminsi yo kurushaho nyine kongera gusenga by'ukuri, ni iminsi yo kongera gushyikirana n'Imana, ni iminsi yo kujya ku ruhande kugira ngo ibyari bitushishikaje byose tuba tubishyize ku ruhande, tubone akanya ko guharira Imana, twongere tuganire nayo, dusabane nayo, yongere duhe umugisha wayo, maze koko Pasika itubere Pasika y'imigisha, itubere Pasika yo gupfa mu byaha byacu, gupfa mu bisazirwa byacu, tukazukira ubuzima bushya bw'abana b'Imana n'ibyishimo n'umukiro tuhabwa na Yezu Kristo wadupfiriye akazuka. Turabashimiye cyane nyakwa Padiri, turabashimiye ku isobanuro muduhaye, tubashimiye kuba mudufashije kumva neza, kuba mufashije abadukurikira kumva neza icyo gisibo ari cyo, uko bakwiye kwitwara mu gihe cy'igisibo, icyo basabwa kwigomwa, impamvu tugomba kwakira imisaraba yacu ndetse tukinda no kubera abandi imisaraba. Nanjye ndabashimiye rero aka kanya mwampaye, nongera kwifuriza abakristo mwese kugira igisibo cyiza, kugira urugendo rwiza rutuganisha kuri Pasika. Iyi minsi izadufashe kugira ngo buri wese abashe kurushaho gushyikirana n'Imana, ntibizabe gusa umuhango, ntibizabe gusa guherekeza abandi, ahubwo buri wese ku rwego rwe nafata ingamba zifatika y'icyo agomba guhindura, yagatambwa akwiye gutera, maze koko iyi Pasika izatubere Pasika y'imigisha, tuzabashe kuzukana Nyagasani Yezu Kristo, tugire ubuzima bushya, ubuzima bw'ibyishimo n'amahoro, tumufashe gukiza iyi si, twubaka ingoma y'Imana mu bantu. Murakoze. Twongeye kubashimira mwebwe mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu, dukomeje kubifuriza ibyiza by'Imana, tubasaba kurushaho kongera kwibuka gukora subscribe kugira ngo mujye mukomeza gukurikira ibiganiro byacu bya buri munsi. Imana ibahe umugisha.